ubwire hamagara abana bari ku ishuri bose batahe, ati noneho ujye kuri banki ubikuze ya mafaranga na ya yandi yose twari twarazigamiye abana bazajyana ku ishuri, yose nayo uyabikuze, hanyuma ugende ku isoko ugure inkoko uyicyure mu rugo uyibage, hanyuma numara kuyibaga tuyirye, abana bose ubahamagare batahe bave ku ishuri, baze rwose turye tuzajye mu ijuru duhaze. Ati kuko pasiteri yabihanuye. Umugore akimusubirisha ati ese ni ibyo ni ibiki? Ati urimo uravuga? Atumva yewe, atumva pasiteri yabihanuye, wowe genda kuri banki ubikuze ya mafaranga yose uyazane, hanyuma ugure inkoko uhamagara abana bose baze barye twitegure, Yesu agiye kugaruka vuba maze tujye mu ijuru. Ikaze nanone kuri Raza Media TV, ni ya channel yanyu mugenda mukurikira mu bihe bigiye bitandukanye aho mugiye muri hose. Uno munsi tukaba tugarutse nanone ku murongo, ku muyoboro wacu witwa Raza Media TV. Nge mugiye kubana mu kiganiro cy'uno munsi n'ubundi nk'ibisanzwe, ni niriho Lazaro mujyanama mukuru. Kuri no nshuro rero tugarukanye nanone zimwe mu ngingo ngufiya, akaba ari za ngingo tugenda twivugiraho mu gihe kitarambiranye kugira ngo mubashe kuba mwakomeza gukurikirana ibindi biganiro by'ubwenge biba byiriwe bica kuri izi mbuga, kuri uru rubuga rwa YouTube, mumanuka mugenda mureba inkuru, mutoranya mureba inkuru zigiye zishimishije, inkuru zigiye zirimo ibyo mukunda kumva, ndetse inkuru zirimo ibibanyura imitima yanyu. Rero ndagushimiye kuko wamaze guhitamwo Raza Media TV. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, unyemerere nguhe ikaze, nkwibutsa kandi ukanda subscribe niba ubona ibimwe mu byo tugenda tuvugira hano bibasha kukubaka n'ubundi iminsi igakomeza kwicuma. Kuri no nshuro rero n'ubundi ni ikiganiro nk'ibisanzwe, ni ikiganiro kigufiya, muba muri kumwe na Dogiteri mujyanama mukuru, aho tugenda tureba utuntu n'utundi, comic story cyangwa se inkuru zigiye zishimishije ariko zibanda nanone kutugarura muri mood yo kwiga, kugira imyifatire imwe n'imwe tugenda tubasha kugira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero kuri no nshuro, mbere yuko njya kure, ni ukuvuga ngo ubundi iyo dutangiye ikiganiro hano kuri Raza Media TV, turabanza tukabaha ikaze, tukanabashimira yuko mwabanye mu biganiro, twabanye mu biganiro biheruka, tukanakira abashya, ariko nanone tugahita tunabagezaho story yihuse kandi story ishobora kugira akantu akariko kose yakwigisha. Ino story rero ngiye kukubwira nayo ni story, umugabo yari umukristo cyane mu rusengero rumwe runaka muri Kigali, cyangwa se mu rusengero rumwe aho ariho hose. Noneho wumve uburyo byaje kugenda. Umunsi umwe yagiye mu rusengero, agezeyo amakorari bayaha umwanya araririmba, umwanya wo kubwiriza ugeze, pasiteri arabwiriza, ariko uwo mupasiteri aza kugira igihe cyo kuzura umwuka wera. Amaze kuzura umwuka wera, aba aratangiye arahanura. Amaze guhanura ati Imana igiye kugaruka, mugire vuba mwiyeze mwitegure, Yesu araje kandi ari bugufi, mugire vuba rwose,
atazasanga mutiteguye, kandi ari bugufi, araje vuba aha ngaha. Noneho umugabo wumvaga vuba cyane wari uri mu iryo teraniro, ndetse akabasha no gushyira mu bikorwa vuba ibyo pasiteri yigishije kandi yahanuye. Ni ukuvuga ngo nyine yari umwe mu bantu bafashwa vuba, bakumva vuba kandi bagashyira mu bikorwa ibyo ubuhanuzi bwatangaje. Yaratashye rero, iteraniro risoje, umugabo yagize gutya, arasohoka. Bakigera hanze abafashe telefone, abarahamagaye, ati alo madamu, urabona, atese, ati wibuke, ati noneho yatangiye nyine avugishwa kuko yari umugabo ukunda inyama cyane. Ni ukuvuga ngo nkeka ko ashobora no kuba yari umukongomani. Ati ubwire, hamagara abana bari ku ishuri, bose batahe. Ati noneho ujye kuri banki ubikuze ya mafaranga na ya yandi yose twari twarazigamiye abana bazajyana ku ishuri, yose nayo uyabikuze, hanyuma ugende ku isoko ugura inkoko, uyicyure mu rugo uyibage, hanyuma numara kuyibaga tuyirye, abana bose ubahamagare batahe bave ku ishuri, baze rwose turye tuzajye mu ijuru duhaze. Ati kuko pasiteri yabihanuye. Umugore akimusubirishamo, ati ese ni ibyo ni ibiki? Ati urimo uravuga? Atumva yewe, atumva pasiteri yabihanuye, wowe genda kuri banki ubikuze ya mafaranga yose uyazane, hanyuma ugure inkoko, uhamagara abana bose baze barye, twitegure, Yesu agiye kugaruka vuba, maze tujye mu ijuru. Nuko rero ibyo bibaho ngaho. Umugabo nyine urumva uko byahise bigenda. Ashobora kuba ya mafaranga baragiye barayabikuza, ariko nyuma yo kuyabikuza kwanza ntashobora, ahubwo niko byagenze. Yahise agenda babikuza ya mafaranga, bamaze kuyabikuza barayarya yose, abana babakura ku ishuri. Ubundi rero bategereza Yesu kwaza, baraheba, na n'ubu baracyategereje ko Yesu agaruka. Rero ni ukuvuga ngo ubundi ibibazo biba bigiye biriho ugendeye ku iyi sitori nkubwiye. Kuvuga ngo umuntu ashobora kunyura ahantu ku muhanda akumva abantu barimo baraganira ibintu, hanyuma muri kwa kuganira ibintu we agahita byumva, ntamenye se ati ibintu abantu baganiriye ahangaha mbumva ese nibyo bimeze gute? Nawe agahita agenda akwirakwiza amakuru, abantu bose bakayamenya, ndetse bamara kuyamenya, niba ari amakuru akura umutima bagahita bakuka imitima, niba ari amakuru avana abantu mu byizerwa bagahita bava mu byizerwa, ku buryo nyine ushobora gusanga hari ingaruka zimwe na zimwe bishobora guteza mu muryango cyangwa se muri sosiyete runaka. Ibyo rero ni ukuvuga ngo twebwe ikintu dukwiriye kubyigiraho, ni ukuvuga ngo buriya ibintu byose byahanuwe, ibintu byose byavuzwe, yego simvuze ngo muzakerense ubuhanuzi, ariko ntabwo ubuhanuzi bwose icyo buba buvuga buba ari ukuri cyangwa se biba ari iby'ako kanya. Bishobora kuba ari iby'ahazaza cyangwa se nta nabyo, ahubwo ari ukuvuga ngo ni amarangamutima umuntu runaka aba yatwawe nayo. Nk'uwo mugabo aracyategereje Yesu ko azaza, ariko simbizi nyine ukuntu abyitwayemo, ariko we ni ukuvuga ngo yamaze kurya inkoko arayihaga, amafaranga yose ni uko nyine byagenze. Arangije ubu ategereje Yesu ko azaza. Yesu azaza koko, niba ariko wowe ubyizera ubwo uzamutegereze, kandi nawe utabyizeye ko azaza, ntabwo ufite uburenganzira bwo
kubangamira uwizeye yuko azaza ngo ni uko wowe utabyizeye, ahubwo nawe menya ibyawe, menya umurongo ukwiriye guhagararaho. Ubundi ikindi twebwe hano ibyo twivugira ni ukuvuga ngo wowe baho mu mahoro yawe, hanyuma ubererekere undi nawe be mu mahoro ye, nk'uko nawe azira kukubangamira mu mahoro yawe. Twese tubane mu mahoro, buri wese abe mu mudendezo we, buri wese agira ibyishimo bye, ndetse aho biba ngombwa musangire ibyishimo byanyu. Burya nari ngiye kongeraho ngo musangire n'agahinda n'imibabaro byanyu, ariko burya hajemo imibabaro, burya umubabaro buri wese awufiringa ukwe, gutyo nyine n'undi akazafiringa uwe mubabaro ukwe, ariko ibyiza nyine tubyishimanemo, ibibi byo bitugendere kure. Ubundi ni uko nguko ubuzima bwakabaye bwubatse, kuvuga ngo nyine ibyiza tubikwiriye none, ndetse ibibi tukabihunzwa bikatujya kure, kuko ubundi umuntu wese yaremewe kubaho neza, yaremewe kubaho mu byishimo. Buri wese kandi agomba kugira umudendezo akawutanga no kuri bandi bose basigaye. Kuri Raza Media TV rero n'ubundi nk'ibisanzwe dukomeza kubibutsa yuko iki kiganiro ari icyanyu, ari mwebwe cyagenewe, ndetse nawe ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro. Ufite ikiganiro ushaka kutugezaho cyangwa kugeza ku bandi, uraza hano tukaguha mikoro rwose, ukagira ibyawe wivugira, nawe ugafata umwanya ukagira ibyo wibohoraho, ubundi ubuzima bugakomeza bukagenda. Ndetse ushobora no kugira uruhare muri iki kiganiro, uduha igitekerezo ku kintu ubona cyaba gikenewe cyangwa cyaba cyakongerwamo kugira ngo ikiganiro cyacu kigende neza kurushaho. Rero komeza ubane natwe n'ubundi nk'ibisanzwe, nk'uko wakomeje kubana natwe kuva dutangiye tukaba tugejeje k'uyu munota. Hanyuma ubuzima nyine dukomeze tububemo nk'uko tububamo hano ku isi, kuko burya ni naho buzarangirira. Nyuma ibindi ntimubimbaze, kuko nyine ibyo nzi ni ibyaha, ni nabyo nzi uko bitangira nkamenya n'uko birangira. Ibindi muzabirekere nyine buri wese mu myizerere ye. Komeza ugire amahoro, ugubwe neza aho uherereye hose hirya no hino ku isi, ibyiza byose nawe bikugereho.